turabasuje mwebwe mwese mukurikiye ikiganiro nizi wacu nkuko mubimenyereye rero iki ni ikiganiro kivuga byinshi kuri sinema n'ibindi byinshi biri muri sinema nka art ubukorikori ibyo byose tubisanga mu kiganiro nizi wacu so mudukurikira rero ku mbuga zacu nkoranyambaga no kuri channel yacu ya YouTube nizi wacu uyu munsi rero nkuko mubibona murabona twahinduye studio ntago yari studio musanzwe mutuzimo tukaba twasuye urubyiruko rwitwa Jeunesse Media Entertainment n'urubyiruko ruba hariya Inyamirambo nkuko muri kubibona ndi kumwe n'umwe uba muri urwo rubyiruko witwa nde muri Sivete Ivete ngo hayi kaze muri studio zanyu zahanga murakoze cyane ya nkuko mumaze kubibona rero wowe udukurikiye aho uherereye hose mu duce dutandukanye tw'igihugu mu majyepfo mu majyaruguru iburengerazuba iburasirazuba n'umujyi wa Kigali ushobora kuba ufite inzozi ushobora kuba ufite icyo wifuza kuzageraho muri sinema ushobora kuba wifuza nko kuzaba umu actrice cyangwa umu acteur mwiza ushobora kuba wifuza kuzaba umu director cyangwa se umu producer ibyo byose urabishoboye ntibitagenda aho utuye aho uherereye agacutuyemo cyangwa se ukubayeho uburyo bwose ubayeho ushobora kubigeraho so reka uyu munsi nakubwiye ko turi bubenspire uyu munsi turabaha inspiration muri no impeshyi yaratangiye izuba rimeze nabi ariko ntago bitubuza gutekereza neza sibyo ra rero reka turebe filime yitwa nawe ni umuntu ndaza mbabwira byinshi kuri no filme mubanze muyikurikire mwebwe mudukurikiye mwese ndagaruka mu kanya Emana we nibikize kandi wa mukobwa ntadubayi ndikuva baraje ngwino ndebe ngwino mwana wa yetata wanarize wakomeretse ari guturuka ari kuza yo rabi uzi ko abaye umuntu mukuru wabaye umuntu mukuru iyi ni imihango nuramukuryamanye n'umuhungu noneho watwara inda nukwirinda sheri genda ubwire papa aguha amafaranga ugure kutegisi hanyuma uze mwereka uburyo bayambara sibyo umva niyamya iri cyano ry'aka gakobwa ngo karashaka kutegisi ubundi se kunyanga ntago wambyaye ziba njye nabyara akantu kameze gutya nyine ubu se warantoraguye njye nzakugurira kutegisi muri umuntu we mukuriye bukure n'aka gashyano njye cyo nakubwira cyo aka gakobwa ndakiyamye washyano we njye nkugurira kutegisi ntago nyuka hari kagiye gupfa na sida gusa reba ukuntu kameze uvuze ngo iki ngo sida sida ntabwo ari wayizanye muri uru rugo umva abana banjye babiri baragiye urabizi kubera kubatesa kwawe none n'abasigaye utangiye kongera kubatesa hakurya ureba uri umuntu w'umugabo ubwira abana banjye amagambo nk'aya ngaya wumva nta soni ufite abana njye mbyara ibikobwa ni n'ababyeyi ntabwo ari bo babyaye ariko se mpaye ntawe wowe se ntibite kutashye kare papa ku ishuri abanyeshuri baranyanga papa uzi ko naheruka kurya iyo ngiye kurya abanyeshuri ibiryo byanjye babimenamo amazi amakaye yanjye barayafata bakayajugunya bike zanjye ngo ndwaye sida core icara rero ufashe nyoka imirimo urabyumva karumuna kawe karicaye nawe icara ufashe mama wawe imirimo uri kumva afasha hano bino bizamumarira iki njye se ko ntize ntago ngutunze hamwe n'aya mashyano y'amakobwa ntago mbatunze si ibitutsi byawe hari ikindi mwana wawe aratanga no nkujyana ku ishuri mugenda munyangiriza izina hanze gusa ngo ndwaye sida mwihorere icara hamwe ufashe nyoka imirimo rwose garuka icara hamwe ufashe nyoka imirimo
uri kwiga ibiki Ese mama kubera icyo mumfata gutya mfata inyoye witeye sida kubera icyo mwamurera ibintu nk'ibi ngibi sawa ndabona amasomo twari dufiteho umunsi tumva yabashojwe ndabona amasaha agiye ariko ndagira ngo basore namwe bakobwa nyaboneka mwirinde sibyo isomo twize ngira ngo mwaryumvishije ni isomo ngiye ntazabahera amanota ahubwo ni isomo rirebana n'ubuzima bwanyu yego ejo hatazagira umuntu ushyira ubuzima bwiwe mu kaga sibyo dore hanze hari icyorezo kiravuza ubuhuha sibyo nyamuneka muzirinde Cedric sawa cyo gukoresha agakingirizo sibyo sawa 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 Teacher, mfite ikibazo kandi kinkomereye. Urabona muri classe hari umuntu utarimo Ivete. Urabizi ntabwo wamubonye. Teacher, wabuze impamvu atakiza ku ishuri. icyo kibazo nicyo nshaka kumenya impamvu atari kuza ku ishuri Twaricanaga nyine aranganiriza ikibazo cye cy'ukuntu arwaye sida. Gusa icyo gihe nahise numva atari umuntu nkanjye. Ntabwo nigeze nongera kumuha amahoro. Namufashe nabi. Namukoreye ibintu bibi byinshi bitandukanye yafata bike yanjye nkayijugunya kubera ko nyine arwaye sida. urumva amakosa wakoze Nta kintu na kimwe nari mbizi mbimenye kuko bimbwiye. aho wakoze amakosa sibyo Nanjye umutima uri kundya mbabarira basi tuzajya kumusaba imbabazi. ubu ngushuje ndwaye sida wayandura niyo mpamvu urya atajyaga aza ku ishuri Namukoreye ibintu bibi cyane ibyo byatumye abireka. okay sawa ikibazo cyawe nacyumvishije Urakoze. nzabyiga sawa sawa reka mbabwire njye narafashijwe siko babivugaga nkabona mwebwe muri kwikanga nanjye n'ubwa mbere nari nanabyumviye abafeke nawe n'ubwa mbere wari ubyumvise yenda bizi ariko simbizi uzi yuko umva narabyutse mu gitondo nsanga ahangaha hano mu kabogesa ibintu by'ibikoma byafashe bijenereye ewana mba ndikaraze muri salo n'ubu buno ngenda nzunguza noneho barampamagaye sunzu ni ibyo bintu mbona aho ngaho ni ibiki amureba nyine nta kintu namubwira ibi bintu rwose ntabwo nzi ibyo ari byo ngo wasohoye uri kumva umubiri wanjye ngo uzajya uko uhora nyine ukoranga intangangabo nyine ngo nta masohoro nyine uzajya uhora ubikora ngo kuva ubwo ngubwo kurinda nshaje arambwira noneho viye wumve ndamutse nkoze imibonano mpuzabitsina n'ubukobwa nk'ubu ngubu nyine idakingiye nahita ngatera inda ubu natera inda mani nabyara ehe nyine ngo numva byanze naraburije burundu nzakoresha agakingirizo nawe aranze twese ubundi sunzu umuntu adakoresheje agakingirizo yabitse ubigishwa isha wa mukobwa gute se nyine mbwira nta soni umva udakoresheje agakingirizo uzi ibintu byavamo harimo imitezi harimo mburugu telekomunansi none ikiyongereye na sida uzi ukuntu sida yica nabi uzi ukuntu wankira ari umusore w'ibigango yishwe na sida twagiye turi kurira tumuherekeje nta soni aho ukamubwira sida nta muti nta n'urukingo igira ariko iyo urwaye sida ukabasha gufata imiti ku gihe ukabasha kwiyakira ugafata indyo yuzuye urakomera ukamera nk'abandi upfa kuba tuwifitiye icyizere bari sunzu mani nanjye reka tujyana aho akira ako sunzuka mbabwire nari nibagiwe nkurikije isomo tumaze iminsi twiga njye hari ibyo mbona dukwiye gukosora sida twigishije ko itandura kuko wabonanye n'umuntu cyangwa se ngo mwicaranye cyangwa se ngo afashe ikintu kimwe si byo sunzu kandi murabizi ibintu mwakoreye Ivete Ivete yajyaga kwegera mami akamwigezaho ngo nuko ngo afashe ikaye ngo nuko ngo arwaye sida kandi sida yandura ari uko wabonanye n'umuntu nta gakingirizo
so ngere maje kubimenya kandi twese turabizi twarabyigishijwe sinjye ubizi njyenyine njye nafashe umwanzuro mureke tuzajya tujye gusura Yvette tumuganize kandi tumusabe n'imbabazi z'ibyo twakoze reba ibyamaze utaza ku ishuri wenda nabyumva azajya umutima wo kugaruka ibyo twamenye adahari nawe abimenye ndabona chat imeze nawe ariko reba ibiryoshye nyine umuntu abantu bari kuryoshya byabatari nyine nta meze neza cyane Esta ballon ntabwo byari bikaze cyane ni ibintu byoroheje reka imibare ni ibintu toto byataye nawe uzabimenyera Cedric hi mtoto wamukuye mani twe turiya mani proje nshya gusa waramuriye se naramusoje mani umuntu w'umugabo kabisa kabisa abantu umuntu w'umugabo nuko ubwo se aho ngaho ikintu urimo usereburamo neza Cedric yaratambwira ngo inurambe binaramusoje tu hashize nk'amezi 3 naramuriye tu nese mwana wakoreye aho se icyo gihe mana aririya mana ntabwo mwize mwikingira Cedric umva ibyo ntabwo ari byo ukwiye kujya kwa muganga sibyo ubwo se niba yarakwanduje ubizi gute ugomba kujya kwa muganga sibyo ukamenya niba uri muzima cyangwa waranduye ukamenya uko witwara ngo nyine reka nyaruke ndebe uburyo meze kuko gira vuba vuba amezi 3 yose atarajya kwipimisha karibu nitwa Dr. Mubara Patrick nkaba nkorera hano ku kigo nderabuzima cya Kabusunzu wowe witwa nde nitwa Rwamba Cedric Cedric iki gutiye kumva waza no kwipimisha numvaga muri njye hari ukuntu numva ari cyo wikeka okay wakoze kuza kandi rwose umuntu w'umugabo rero abantu iyo baje kwipimisha ahangaha akenshi hari igihe bibagora kwakira ibisubizo si wowe urumva uri tayari kwakira ibisubizo tubize kuko hano ntaranduye birumvikana no gushima Imana umuntu akanywa n'akabyeyi none se usanze waranduye byagitwaramo gute mugasinzi rwose ngiye ndumva nahita niyahura uhita wiyahura oya ntabwo igisubizo ari ukwiyahura kuko buriya n'umuntu wanduye ubuzima bwe burakomeza bukabaho mu buzima bwose busanzwe sibyo ntabwo rero wakumva ko umwanzuro wafata ari guhita wiyahura kuko buriya umuntu wanduye n'umuntu ubana na Sida baba batandukanye sibyo uzi ukuntu bitandukana umuntu ubana na Sida n'umuntu wanduye aho batandukanira ni uko umuntu bava ko arwaye Sida ni umuntu ko abasirikare barashize mu mubiri wiwe indwara zose zikazikata ku mubiri wiwe zigahobamo nyinshi zikamwakira sibyo icyo gihe rero nibwo bavuga ngo umuntu arwaye Sida ko umubiri utangiye kugaragaza ibimenyetso ko umuntu arwaye Sida umuntu iyo nta ndwara ya mbega y'abana na virusi itera Sida ariko afata imiti neza inama za muganga zikurikira zose icyo gihe ntabwo avanga arwaye Sida sibyo abana na virusi iriko ifungiye mu mubiri mu maraso yiwe sibyo ahubwo iyo ukoze ikosa ntufate imiti ku gihe ntubyitabire icyo gihe nibwo ushobora kuba yafunguka ikaba yakangiza abasirikare bagize umubiri noneho ukaba warwara Sida kuko bitewe na za ndwara wabaye nyinshi muri wowe wabyumvise ko numva utangiye kuntera ubwoba nagari gutera ubwoba hanyuma ubwisanze noneho utaranduye icyo gihe ugomba gukoresha agakingirizo sibyo
ukirinda imibonano idakingiye uko ni ikosa ukirinda impamvu yose yatuma waba wahandura sibyo mwese ugomba kubizirikana aho rero ndumva natangira hagupima sibyo sawa byawe rero sanje ari positive. Positive bisobanura iki muga? Bisobanuye ko wanjye Sida yashyize muga umura ubuzima burakomeza na leta birangira kandi ntabwo umura umenya ko gahunda uzikurikiyeho tuzatangira kuguha imiti sibyo tuzagukurikirana kumva ko ibyo nakubwiye byose ugomba kubikora sibyo ukareka ibiyobyabwenge sibyo ugafata indyo yuzuye sibyo ukagira umwanya wo kuruhuka uhagije ukumva uhagije ukamenya ko ugomba gukurikiza inama za muganga gufata n'imiti ku gihe byose bizatuma ubuzima bwawe bukomera uhora ukomeye kandi umeze neza nta kibazo. None se ubumuga ugiye kumbwira yuko nkurikiza inama za muganga neza ndetse nkajya mfata n'imiti ku gihe nzasubiramo umuntu muzima koko? Humura rwose nukurikiza inama za muganga uzahora ukomeye kuri akazi kose nuko agakoraga nacyo. Ni ukuri mukora byose ugomba kubimenya se ngakomeye rero umuntu ukomeza wumve ko nta kibazo. bitesha muraho neza tebyanyu Ife bwira Rabia muze musuza abashyitsi. Ni byiza turabishimiye kuba mwaje kudusura. Yego natwe turishimiye kuba tubasanze mu rugo. Ife tudashuje bagenzi bawe se bimeze bite? Papa mabona wose. Kubera iki Ife? Papa abanyeshuri nibo bankoreraga bya bindi byose nababwiye. Ife turabizi mu twagukwiye ariko byageze kubona. Mami nawe koko Ife ndabizi nakoze ibintu bibi byinshi ariko ndakwinginze mbabarira ndi hano kubera wowe. Mami Piki natungaga kubera wowe mami. Ife fasha nta kintu na kimwe nari nsobanukiwe. Mami nakubwiraga ko niyo Sida nk'inshuti yanjye. Urugendo neza abanyeshuri bose. Ife nanjye umutima urancira urubanza ntabwo nabona gufite. Ndabizi wabikoze unyizeye kubona ari inshuti yawe ariko mbabarira ibyo nakoze byose. Mami inzara yaranyicaga mami kubera wowe. Mami nta Piki natungaga. Mama amakaye wari warayamazeho. Mami gute watinyuka gute nakubabarira. Ife ihangane ubarira umwana. Sibyo? Mwabaye gusabye imbabazi. Ive mubabarire kuba yagusabye imbabazi nuko zimuvuye ku mutima. Mubabarire rwose. Papa ntabwo namubabarira. Ive mubabarire nukuri sibyo? Mufate akaboko mubabarire mubarinda umwana. Sinzi niba nanjye mwana mbere kugira icyo mvuga. Abakozi ntabwo ndi buze kuvuga byinshi ariko mu izina rya bagenzi banjye twazanye hano gusura Yvette ndabasaba imbabazi imbere ye n'imbere yanyu
ko Yvette twaramubangamiye tumufata nabi. Yvette tumubuza amahoro, tumubuze epfo na ruguru, tumubuza kwiga kandi ari mugenzi wacu. Yvette turamuhangayikisha kugeza ubwo yavuye mu ishuri kubera yewe na bagenzi banjye twazanye hano. Ariko twaje kumenya ko twari dufite imyumvire idasobanutse nyuma y'uko abajyanama b'ubuzima bw'imyororokere Imbuto Foundation batwigishije tukamenya ko umuntu ubana n'ubwandu bw'agakoko gatera Sida nawe ari umuntu ufite akamaro kandi ukenewe. Yvette turacyamukeneye cyane kandi tuje hano inshuti zawe Yvette ngo tukubwire ko twamenye ko twibeshya. Yvette turagukeneye mu buzima bwacu. Nagira ngo mbonereho nsabire nawe Yvette papa we, papa Yvette ubishoboye wafasha ba Yvette nabo ukabitaho kuko baragukeneye mu buzima bwabo kuko ni abana nkatwe. mwankoreye ibintu byinshi ariko ubwo mwamenye ko abarwayi ba Sida nabo ari abantu mukabiha agaciro ndabababariye. urakoze cyane Yvette. Urakoze cyane kutubabarira kandi ni ukuri ntuzongere kuvuga ko urwaye Sida. Ubana n'ubwandu bw'agakoko gatera Sida Yvette. Urakoze cyane kutubabarira. Mu by'ukuri maze kumva ibyo mumaze kutubwira, njyewe nka papa wa Yvette hisemo kubababarira. Ni ukuri pe, hisemo kubababarira, muvuze ijambo rizima, muvuze ijambo ryiza, nkaboneraho no gusaba imbabazi ku muryango wanjye. Ni ukuri mama Eva, sinzi aho nahera, sinzi mbese numva byandenze. Narakosheje cyane kandi musabye imbabazi zivanye ku mutima. Nukuri pe, narakosheje, ndahemuka cyane. Abana banjye mbagira ibicibwa ni uko banduye. Nanga kubajyana kwa muganga, wenda hari bakurikiza inama za muganga banywa imiti. Ukuri narakosheje cyane. Ukuri ndakubabarira mbikuye ku mutima. Yvette, Rabi, ni ukuri ndakwinginze mbabarira. N'ukuntu wamfuraga imisatsi. Ni ukuri mbabarira nayo ntana. Murayibonye iyo filime Jeunesse Media Entertainment yitwa nawe ni umuntu. Ni ukuvuga ngo wowe udukurikiye urabibonye uhise ubona iki Jeunesse Media ikora. Uyu mukobwa rero turi kumwe, uyu mwari rwose muramubonye buriya, wenda si mwamumenye ariko ni main actress
muri iyo filime nawe ni umuntu, arimo ararira rwose n'amarira menshi, nubwo mubona hano muri studio yitonze ariko murabona ko arabizi. So uratangira urongera utwibwire abatatangiranye nawe twita ikiganiro kugira ngo bakumenye. Murakoze, nitwa Umurisivete, nkaba ndi umukinnyi w'amafilme nyarwanda, nkaba mbarizwa muri kampani ya Jeunesse Media ikorera i Nyamirambo hano muri iki kigo cyo kwa Gisimba. Yaravuze hano muri iki kigo. Of course ndabibutsa ko turi hano twagiye kuri tere, nizi iwacu igera ahantu hose tuba twahageze. Urabona ko ni urubyiruko rwishyize hamwe rukora ikintu gikomeye cyane. Iriya filime mumaze kubona nawe ni umuntu, tukaba turi kumwe n'uyu mu actrice. None se Ive, buriya umuntu uri kukubona ukubonye muri iriya filime uri kurira cyane, ubona ko ni ibintu ufitemo ubuhanga. Ese hari ahantu wabyize? Ese wabikuye he? Wabitangiye ute? Tubwire muri rusange. Murakoze, uburyo nabitangiye ni urugendo rurerure. Urwo rugendo rero tubwira rero. Murakoze. Uko nabitangiye, natangiye numva amakasting nyine, nkagenda ngiye kureba, ngiye sinkore casting. None se umuntu udukurikiye, hariho umuntu utazi casting icyo ari cyo? Casting ni igiki? Casting nyine ni kwa kundi umuntu ategura filime, we ari gushaka abakinnyi akinisha, mukagenda mugakora nk'irushanwa. Noneho we akikuriramo abakinnyi yabonye bazi gukina. Ngewe urumva muri iyo casting nta burambe nari mfitemo cyangwa kumenya nari mfite. Ngewe naragendaga nkareba uburyo bakina banabikora, nkavuga ni byanga bikunde nanjye nzabikora. Ubwo naje kujya hariya kuri Mezo, hari umuhungu witwa Simifu, arampamagara arambwira ati Vete, nawe ushobora kubikora. Ushobora kubikora, biriya ntabwo ari ibintu bigoye. Naragiye kuri Mezo yakoresheje iyo casting, ahita ampa urupapuro nimero ya mbere, njyaho ndakora, arambwira ati Ive, nyamara urabizi, komeza wowe. Ampa courage, ndakora. Ubwo navuye hariya kuri Mezo, nahise njya hariya i Gikondo muri kampani yitwa Machinery, naho ndakora. Biranga, nabonaga imyitozo yaho itagenda neza. Ubwo naje guhura n'umuhungu ubukinira hano kwa Gisimba, arambwira ati Vete, ariya makampani urimo ndabona nta kintu azakugezaho. Hano kwa Gisimba bigisha filime neza, ugahita umenya amezi 2-3 uba uri umwatrice mwiza. Nicyo nakoze nyine, nanjye nahise nza hano muri Jeunesse. Urabona nyine uko bigenda neza. Uri utubwiye uburyo wagiye ujya kuri casting, uza no kugera muri Jeunesse, ari naho wenda wabashije kuba wakina ukerekana icyo ushoboye. None se mbere y'ibi byose wabanjije kubyiga, byagenze gute? Cyangwa ni talent, ni impano wari wifitemo? Impano irimo, ariko ahangaha kwa Gisimba hano muri Jeunesse barakwigisha, umudirector uhari nyine nabonye afite niba ari uburambe niba ari cyari karo kwigisha ukamenya. Naje ngira isoni, ndi umukobwa wumva ntajya imbere ngo nkine, ariko naraje ngiye imbere nka kabiri, ankize imbere ngo ni nkine, n'isoni zitangira gushira, ubwoba butangira gushira. Bwabibonye ni umukobwa nyine, nta bwoba nta soni, ni ukuvuga ngo nyine ni umwactrice. Nawe rero udukurikiye ushobora kubikora aho waba uherereye hose, pfa kuba washiritse ubwoba ukavuga ngo ndagiye. None se Ive, mu buzima busanzwe ubundi tugendeye kuri no filime twarebye, nawe ni umuntu, ubundi icyagaragaye ni ibintu biba mu rubyiruko. Ubundi mu rubyiruko rusanzwe ubundi bibaho? Bibaho cyangwa ni filime? Oya, bibaho cyane, kuko n'ubundi filime ni ubuzima n'ubundi bubaho. Ibi ni ibintu bibaho cyane. Bibaho cyane. None se nk'iyo uri kwakitinga kuri uri kurira, wenda nka karaga filime nk'umubyeyi wawe akakabona, cyangwa abavandimwe bawe bavuga ngo iki? Ntibavuga ati n'ubundi ni kumeze, wenda twihishemo? Oya, ahubwo njyewe nanjye naratunguwe, kubera ni nk'ari filime yanjye ya mbere nanjye yanshimishije mu buzima nakinnye. Nyijyanye mu rugo bayirebye, mfite sister wanjye afite akana gatoya gafite imyaka
cyane nimukore mushirike ubwoba musange ba Ivete muri Jeunesse Entertainment Media mukora akazi. So reka nkuko mwabonye iriya filme ushobora kuba wibashijemo byinshi uretse kuba Ivete wenda yarayikinnye, hari ubundi buryo yakozwemo, aba director aba editinze, ibyo byose uri kwibaza nabyo turaza kubibabwira. Twabibabwiye ko twahigereye kuri tele muri Nisi wacu hose tuba twahageze. Turabibutsa ko ndongera kubibutsa ko hari screening nanone yakozwe na team Nizi wacu ya filme documentaire yitwa Rwanda from the Darkness. Ni kuri tariki ya mbere z'ukwa karindwi ku munsi w'ubwigenge. Ntimuzabure, ndakomeza mbibibutsa cyane kuko tariki ya mbere z'ukwa karindwi ni vuba cyane. Reka tugaruke gatoya tumenya byinshi kuri iyi Jeunesse Entertainment Media no kuri no filme nawe ni umuntu. Turagaruka mu kanya. Twari twapanze gahunda yo kuza gusohoka, sinzi nimba hari icyo wadufasha. Mpereza map ariko nk'umuntu wanjye muzajyana n'abaprofe, muzajyana na prefe, muzijyana. Tuzajyana zibaho uzojyana nande wowe wampebawe ubundi se wakigorya ubundi nyene nifuzaga kujyana nawe. None ushaka kuvuga yuko twazimiye? Ibintu numva binjoye cyane kandi ibi twari tubikeneye. Twagarutse muri studio za Jeunesse Media Entertainment. Noneho tugarukanye n'umusore ahangaha uri smart. Mwamubonye arasa neza cyane. So ndagira ngo mbabwire ko ari director w'iriya filme, ni umuntu ukomeye director. Mwabibonye gitangira, ni director akaba ari nawe wayanditse. Iriya filme nawe ni umuntu. Director ndagira ngo mbibutse ko mwebwe mudukurikiye. Director ni umuntu ukomeye cyane muri sinema cyangwa se muri filme. Abafite akazi gakomeye niwe base muri rusange, niwe base ya filme. Ni ukuvuga ngo rero uyu muntu turi kumwe ni umuntu ukomeye, muze kumutega amatwi mwumve uburyo abigenza, mwumve uburyo abikora. So nguhaye ikaze muri studio zanyu za Jeunesse Media no muri studio za BTN kuko abatureba n'abakurikiye BTN TV. Turatangira twibwira muri rusange uyu mu director turi kumwe ni muntu ki? Murakoze cyane. Amazina nitwa Kagabo Ibrahim, nkaba naje ntuse mu Burundi, maze imyaka 3 hano mu Rwanda. So nkaba nkorera hano kwa Gisimba muri Jeunesse Media, nk'abandi director. Biraza kutworohera cyane gusobanukirwa byinshi kuri Jeunesse Media ndetse no kuri no filme. Hanyuma uravuze ngo waturutse mu Burundi, umaze imyaka 3 mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ni urumva ko ufite hari yindi experience ufite muri directing yawe. Ese ibintu byo kudirecting amafilme wabitangiye ryari? Murakoze cyane. Mu bisanzwe kudirectinga nabitanguriye ahanyene mu Rwanda. Gusa nkiri mu Burundi nagize amahirwe nkora formation nkoreshejwe n'abafaransa ahantu kuri CCF Centre Culturel y'Abafaransa. Nkora formation y'umwaka wose ijyanye n'iyo acting na directing. Hanyuma habaho ibibazo mu gihugu cyacu turahunga. So tugeze hano rero nararavye nsanga ibyo nize shobora kubyicarana mu gihugu. So niho nabonye amahirwe rero umuhungu witwa Patrick hamwe na Meme Umurundi w'iwacu baranyereka ahantu hasanzwe hariho company bakora ibintu by'amafilme. Niho naje ntangura gufashanya ko turafashanya. So niho dukomeje umuntu watangiye yumva Jeunesse Media Entertainment, Jeunesse ntago yasobanukiwe icyo ari cyo. Ese Jeunesse ni iki? Birumvikana harimo jeune, harimo urubyiruko. Hanyuma tubwire Jeunesse Media Entertainment ni igiki? Ese ni ihuriro ry'abantu bameze bate, bimeze bite? Murakoze cyane. Jeunesse Media Entertainment ni amazina 3.
harimo jeunesse hakazamo media hakazamo na entertainment. Jeunesse ni twebwe n'abajene nk'uko mwababonye turi mu practice, turi abajene barenga 50 duhurira hamwe duhura kuri cause imwe ku kintu kimwe runaka. Hanyuma media mu byo dukora hari birabana cyane cyane na media, hakabamo na entertainment. Urubyiruko muri jeunesse rero tugira abantu b'ingeri nyinshi, ubwo ndavuga abajene, dufite abajene baririmba, abashushanya, abakora imideri, ibintu byinshi cyane buriya muri jeunesse media. Twagiye duhuza impano z'abajene benshi, kuko mbere twahuriye muri kampani bita Icon. Iyo Icon Films habamo kutumvikana neza bivanye na programme bari bafise, twe tujya ku ruhande turakrea rero iryo zina, turishakira rero n'ibyangombwa, twabibonye mu kwezi kwa kabiri gushize niho twabonye ibyangombwa. Ubu dukora ku mugaragaro, dukorana n'inzego za leta zose zitandukanye. So niho twagiye hamwe rero, harimo abajene bafite amatara menshi, ariko bose twahujwe n'ikintu kimwe, cinema, film. Ni ukuvuga ngo iyo hagiye kuba nka casting, umuntu agiye gutora abantu bazakina filime, hatumira abantu kuri tele agahitamo ababishoboye. Ese nka jeunesse mwahuye gute? Mwatangiye muri nkara mu kibuga muravuga ati tukore iki, byagenze gute? Okay, murakoze cyane, ikibazo ni cyiza. Twebwe ngerageje kuraba ndabona ko dutandukanye n'abandi. Gute? Twebwe turigishanya, hari abaza babizi, muri Yvette mwari kumwe baje babizi, ahubwo bwa bwoba gutinyuka ugasanga ntabyo bafise, nibyo ngenda bafashe. Ariko hariho n'abaza batabizi bakabyigira hano, kuko narabyize ndagerageza kubigisha, dukora uku noneho bikagira umurongo muzima. So twebwe rero uburyo twahuye, kuko n'ubundi imiryango urafunguye, uje utabizi waza ubizi, waza utabizi, uje ubizi ushobora kugera hano ugasanga hari ukuntu kiri hasi ho gato, ariko uje utabizi uraza tukabyiga. Hari ingeri nyinshi dufisemo hano bazi kwactinga, no muri iyi filime bazi kwactinga ubu, ariko baje batabizi, baje kwiga nk'abandi. Ahangaha hari benshi barahita baboneramo igisubizo cyabo cy'ibibazo bafite, nk'abatwandikira, abaduhamagara batubaza ese nabigenza gute, naca hehe ko mbikunda. So rero ni kuri izo nimero ziri kuri screen, mukomeze mutwandikire, muzagenda mubona ibisubizo. Aravuze ngo ntago ngo waba ubizi waba utabizi ngo rwose barabakira. Ni ukuvuga ngo upfa kuba ubikunda gusa ubishaka. Hanyuma aho ngaho dukomeje, hari ibikorwa umuntu ashobora kuba akora, sibyo, usibye n'umuntu cyangwa groupe runaka abashobora kuba akora bimumenyekanisha, wenda nta nyunga bifitemo, kugira ngo wenda amenywe. Burya iyo ugiye gutera intambwe urabanza ukerekana ibyo ukora. Iyo bimaze gushimwa cyangwa bigakundwa, nibwo ubona umuntu uvuga ati reka nkutere inkunga, ndabona ibintu ukora ari byiza. Ese mubikora uburyo mwamamaza jeunesse media mubikora gute? Nibihe bikorwa mukora muri rusange? So jeunesse media dukora ibikorwa byinshi. Kuri ubu turakora ibintu byinshi cyane ku buryo ngo twamamara, ariko icy'ingenzi ubu dukorana n'inzego za leta zibanze, dukorana n'umurenge wa Nyakabanda, dukorana n'inzego z'igihugu. Hanyuma mu minsi ishize reka mbabwiraho filme nawe n'umuntu yavuye. Iyi filme umusanzu ntabwo yari filme, twari twagiye kuri Rafiki, twatumiwe n'Imbuto Foundation. Hari igikorwa bari bafite cyo kwigisha urubyiruko bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. So turahagera dutegura théâtre, ariyo nawe n'umuntu turayikora. Duheje kuyikora haza umuhungu umwe niwo mu Imbuto, ariko ntabwo ari ku rwego rwo hejuru cyane, aratubwira théâtre yanyu bayishimye, ahubwo nta kuntu mwakoramo agafilme noneho mukazagatwara murebe nimba hari icyo babafasha, kuko nta muterankunga, nta mafaranga tugira. Ibaze duhura nk'abajene, ukumva ngo urazana 1000, urazana ya buri muntu akayakuramo ku rukundo afite jeunesse n'iterambere ashaka.
kandi ibyo dukora ni ibintu byiza twe turabyizera yaba acting yaba filime dukora n'izindi tubahishiye zirahari nk'ebyiri uraza kuzitubwira nazo ntacyo turakora rero turakora iyo filime twihuse buriya twayikoze twihuse mu cyumweru kimwe yari imaze gusohoka none isohotse wa muhungu turamushaka wa undi yari yatubwiye turamubura batubwira ngo yagiye mu bubiri so duhitamo rero filime kuyigumana ariko nta namwe turayitwara nta namwe kuri BTN no hambere tugiye muyibonye no hambere muyibonye kandi murakoze cyane reka tubashimire mbere yuko dusoza ntabwo turasoza reka turasoza mu kanya sibyo ni mu kiganiro nizi wacu n'ubundi twabivuze ko tugomba kugera ahantu hose tuvuga kuri sinema kuri babandi bafite izo mbaraga bafite ubwo bushake nk'aba bose murumva aratubwiye ati nitwe twishakamo ubwo bushobozi dufatanya hamwe tukishakamo ubushobozi tugakora ikintu runaka murabona ko ahari urukundo ahari imbaraga ahari buri kintu cyose ubushake ikintu cyose ushobora kukigeraho rero n'izo nzego zikurikiye aba bana murabona ko uru rubyiruko simbita abana ngo murakare ni urubyiruko bafite ibikorwa bikomeye zaba inzego zidukurikiye zibibona inzego tugendeye nko kuri iriya filime nawe ni umuntu iravuga ku bintu bijyanye n'ubwandu kuri sida uburyo abana bahabwa akato ababyeyi babigizemo uruhare ibintu byinshi twagiye tubona muri iriya filime bijyanye n'uburyo sida nyine muri rusange mu rubyiruko byifashe so izo nzego zose rero murabona iriya ni filime ishobora kwerekanwa mu Rwanda hose ku banyarwanda bose usibye no kuri BTN gusa mu banyarwanda hose ushobora kuherekanwa bose bakeneye iriya message buriya butumwa twabonye muri iriya filime bose bakeneye kubwumva bose bakeneye kumenya ese ni gute abantu babana inama zirimo message zirimo abanduye se bashobora kuba mu bandi ni abantu nk'abandi izo nzego rero zose mudukurikiye murabona ko mufite kuza mugatera inkunga urubyiruko Jeunesse Media Entertainment bakaba babasha kuba bakwerekana iriya filime mu Rwanda hose kuko buriya butumwa abantu benshi barabukeneye twari turi kumwe na director rero nsoza ndakubaza kuri iriya ese kuki mu byagaragaye uri umwe mu banditse iriya filime ese kuki iriya content kuki ariyo wahisemo kuki wanditse ku bijyanye na sida ese kuki wanditse ku bijyanye na twabonyemo uburyo abana batotezwa n'ababyeyi bagatotezwa na bagenzi babo ese kuki wagendeye kuki niki cyakwensipiye ujya kwandika iriya filime murakoze mu bisanzwe muri jeunesse hari amakategori tugira harimo abanditsi aba storytellers ibintu nk'ibyo so hari umuhungu witwa Ramba Cedric yakinye muri iyi filime yitwa Cedric nyine uriya twasanze yanduye niwe yazanye idea ya histoire rero ngaho ndandika impamvu iriya histoire yaje niko nababwiye twari twagiye mu Imbuto Foundation murazi iby'imbuto isanzwe ikora nibyo byaduhaye inspiration hanini twe twabikoze dushaka kwigisha urubyiruko rwari kuri Rafiki icyo gihe ariko urumva byagiremo kwigisha none se Ibla ubundi mu buzima busanzwe bino bintu jya ubibona uretse kubikina bibaho cyane bibaho uretse hano mu Rwanda ni Burundi buriya bibaho cyane presque ibihugu byose ugasanga umwana ababyeyi ugasanga kuri iriya filime igaragaza nk'umupapa atakundaga igitsina gore kandi ariwe yababyaye ugasanga ababyeyi nibo bazana sida ariko ugasanga nta bibazwa ibintu nk'ibyo bibaho mu buzima busanzwe Ibla urakoze cyane uyu akaba ari umwe mu bayobozi ba Jeunesse Media Entertainment abantu yavuze ko amarembo arafunguye wowe ubikunda wowe ushaka gukina filime ushobora kubagana izo nimero rero muri kubona kuri screen ni za Jeunesse Media Entertainment wowe ushaka kuba joininga wowe ushaka kujya kubasanga wowe ukunda gukina filime genda ubasange mukore n'urubyiruko n'imbaraga z'igihugu bafite byinshi bazageraho bafite byinshi bagezeho kugeza k'uyu munota kandi baracyafite imbaraga zo kuzagera n'ahandi so reka dushimire Ibla wakoze cyane dukomeza rero nk'uko nakomeje kubibabwira
ubukorikori nacyo ni igice kimwe dusanga muri sinema, ni igice gikomeye cyane dusanga muri sinema. Iyi Jeunesse Media Entertainment rero nayo irimo niyo art, yatubwiye ko harimo ibintu byinshi, harimo sinema, harimo abakina, harimo filime, harimo art, harimo ibintu byinshi. Akaba ari nayo mpamvu twaganiriye n'undi mukobwa ukora ibintu bijyanye na art. Ahangaha biba ari ibintu by'agaciro cyane kubona umukobwa akora ibintu nk'ibi ngibi, bibatera imbaraga mwebwe mudukurikiye mwese. Reka turebe uyu mukobwa tunyuriremo muri make ibi ngibi akora, nawe ari muri Jeunesse Media Entertainment. Mbibutsa screening yo ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi, wowe rwose udukurikiye ntuzacikwe n'ibyo twirirwa tubabwira buri munsi mu kiganiro n'izi wacu, yitwa Rwanda from the Darkness. Ni ukuvuga ngo u Rwanda kuva mu icuraburindi, izerekanwa ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi ku munsi w'ubwigenge. Ntuzacikwe, nawe uri invited, mwese muri invited, mwese muratumiwe, muzaze murebe, mwese muzaze mwirebere ibyo timu nizi wacu ikora. So reka tuze mu kanya tureba uyu mwari ibyo akora muri art. Ni umwartiste, ni ukuvuga ngo aratwereka n'ibiki akora. Nitwa Ishimwe Estera, nkaba ndi umwe mu banyamuryango ba kampani ikina amafilime yitwa Jeunesse Media Entertainment, ariko mu buzima busanzwe ndi umunyeshuri, niga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Nyuma y'amashuri rero, nyuma y'ubuzima bwo ku ishuri, nkaba ndi n'umukinnyi w'amafilime nyarwanda. Nk'uko mwabyumvise rero, nkinira muri kampani yitwa Jeunesse Media Entertainment, ariko nyuma y'ubuzima bwa filime hakaba hari n'ibindi bintu nkora, ndi umwartiste muri makeya. Muri ibyo rero harimo ibintu bitandukanye, ariko cyane cyane nibanda ku muco nyarwanda, nkibanda ku guteza imbere made in Rwanda. Muri ibyo rero harimo amaherena meza cyane murayabona, amaherena akoze mu bitenge, aya ni manini, hari n'amatoya yayo ngaya murayabona. Hari n'ibishanete byiza ku bamama n'abakobwa, ushobora kurimba rwose mukambara mukanyurana umucyo. Hari na supra nziza cyane zikoranye ubuhanga, supra ushobora gutegura ku meza. Hari n'imitako yo muri salon cyangwa muri biro, ariko nanone akangaka ushobora kukifashisha uteguramo nk'imbuto, nabyo biba byiza cyane. Nyuma rero hari n'udukomo twiza cyane, udukomo ushobora kwambara rwose ugasa neza, ukagaragara neza. Ariko hari n'utundi dufite umwihariko ko wandikamo izina cyangwa ijambo ushaka. Nk'igihe ugiye guha nk'umuntu impano, ukaba waza rwose nkagukorera agakomo keza cyane kanditsemo izina rye cyangwa ijambo ushaka kumubwira. Rero hari n'amarido meza cyane, amarido akoze mu bitenge, nifashishije n'imiheha. Ibyo byose rero urumva ko ari ibintu byiza cyane bigize builds and kitenge style. Ubaye rero wabikunze, urabishaka, ushaka gutegura, ushaka kwambara neza, ushaka gucya, wahamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe, ukaza rwose nkagukesha ukahanyurana umucyo. Muramubonye rero ni Esther, ni umwari ufite creativity muri art, mu bukorikori. Ibyo mwabonye akora harimo udukomo, udushanete, kuba ari n'abategarugori mudukurikiye, mwamugana akabakorera akazi kose, akabahereza iyo mirimbo yose mubona mwambara, mwamusanga akabarimbisha. Nariya amardo akora mu bitenge, ni umudizayina muri rusange. Ni mu mugane rero abakorere nyine, abakorera akazi, abafashe, abarimbishe muri make. None Ibra, ese nabiriya murabibigisha? Twabonye ko nawe ari muri Jeunesse Media Entertainment. So biriya rero oya. So ibyo dufashanyamo ni acting. Abaririmba ibindi byose ni umuntu aba afite impano yiwe, ahubwo twebwe hano turagerageza kuyimaximiza, turagerageza. Ariko iriya ni talent yiwe, biriya natwe twamusanze azi kubikora kuri ntago ari we n'abandi.
hari nka filime dufite imbere yitwa urunigi iyo twabanje twarakoze na launch ariko ntiturayishyira hanze ubwo runigi rero muraza kureba ama makeup n'ibiki hari umuhungu wabikoze ntabwo ari njye nta n'uwabimwigishije twebwe rero nyine ni acting niyo ahanini twiga cyane ya reka dukomeze tuvuga reka turaza gusozanya mu kanya gusa reka mbanze mvuge kuri iriya screening ndabibutsa ko Ibra araza kubitubwira ko nabo bazaba bahari reka ndeka kubikomeza urabibabwira ubibabwire neza ariko izabera ndabibutsa ko izabera Kimironko kuri Olympic Hotel imbere y'ahahoze gereza ndakeka ufashe nk'akamoto cyangwa se ukabaza n'umuntu ukavuga ati ngeza kuri Olympique ahahoze gereza imbere ya gereza Kimironko yahita hakugeza so Ibra gira ikintu ubwira abadukurikiye unasoza so icyambere niteka ryamwe turatanga kwanza tubashimira ni ukuri igikorwa mudukoreye turagishimiye cyane kubona mwaretse ahandi hantu henshi mwari kujya mukatugana ni iby'agaciro cyane mwakoze kandi muzora mukoze icya kabiri nacyo tubwire n'abanyarwanda turashimira cyane timu yanyu kuri invitation tuzaba duhari muri Olympic Hotel tuzaba duhari hari na performance tuzakora abazakenera n'iyi filime nayo ni umuntu nayo izaba ihari ushobora kuzayibona icyo gihe cya Rudahigwa uzi ko yatanze muri 59 ariko icyo gihe muri 59 twagiye mu icuraburindi byose bisubira inyuma byari bigoye ni nk'ubuntu twagiriwe kuba twarabonye umuperezida nk'uriya Kagame rero ikintu tumwibukiraho kandi tutatize no kwizibagirwa gishobora no gutuma tuvuga tuti icyashoboka cyose gituma perezida wacu agira umutekano gituma perezida wacu akora yisanzuye twebwe twagikora nitwa Yvette Fenti ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi zaba ndi Olympic Hotel ahazerekanirwa filime nyarwanda yiswe Rwanda from the Darkness. icyo gihe cya Rudahigwa uzi ko yatanze muri 59 ariko icyo gihe muri 59 twagiye mu icuraburindi murumuna wanjye mfite mukuru wanjye babishe bacengezi bacaga ibihanga umunyamahanga aravuga ati u Rwanda rurimo twambika ishema amahoro ubwiyu where you have assured health and education ikoranabuhanga kuko agaciro dufite tugahabwa n'abanyarwanda ntabwo tugahabwa n'abanyamahanga n'abaturage tubigiramo uruhare rwararize rurahogora rutakambira nyagasani rero ya mitima y'aba bantu bameze kwa kundi b'abanyarwanda bafite managing is just not succession, it is the lives of people. So turabashimiye cyane mwivuye ku mutima ikindi nacyo abashaka kwiga acting n'ibindi bijyanye na directing n'ibiki turabahaye ikaze kwa Gisimba nimero mwazibonye nizo ziri aho nshobora no kuzibabwira 0.8 mvuge mu gifaransa nta kibazo abatumva igifaransa barazibona kuri screen okay 0.8 59 83 no 078 59 27 083 nizo nimero za nizanje ariko hanze no kuzikoresha bwaje neza hariyo n'izindi zo mubona kuri screen yanyu nazo mushaka kuzikoresha uko ari ebyiri zombi kora ebyiri zose zo icyo mushatse mushaka kukibona muri Genese baragira bati kuri Olympic Hotel ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi hari Kimironko nabo bazaba bahari bashimira mwese twabanye muri iki kiganiro mwebwe mwese mwadukurikiye mwebwe mwese mukunda ikiganiro nizi wacu ndabashimiye cyane ko twabanye mbararikira nizi wacu y'ubutaha kandi mbibutsa ko nizi wacu ari kuwa mbere 3:30 z'ijoro kuwa kane 9 no ku cyumweru 5 mukaba munadukurikira
kuri channel yacu ya YouTube n'iz'iwacu. Mukaba no ku mbuga no ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, za WhatsApp, kuri izo nimero muri kubona kuri screen, hose n'iz'iwacu murayihasanga. Mwabibonye rero ko tubagerera ahantu hose, nawe ushaka kuza kudusanganira tukakugeraho ni kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka tuzasubira ubutaha, mwakoze kubana natwe. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. After reciting the Tashahhud, Ta'awuz and Surah Al-Fatiha, Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz stated, Hazrat Ukasha bin Mihsan was a companion of the Holy Prophet ﷺ. Hazrat Ukasha bin Mihsan is counted among the most senior companions. On the occasion of the Battle of Badr, he joined as a cavalier and also broke his sword. Upon this, the Messenger of Allah ﷺ handed him a piece of wood, which in his hand became as if it was a very sharp sword made of high-quality iron. Thus, he fought with that until Allah the Exalted granted victory. Later, he joined the Holy Prophet ﷺ in all the other military campaigns using the same sword. That wooden sword remained with him until he passed away. The sword was called Aun.
the Holy Prophet ﷺ gave him the glad tidings that you will enter paradise without any reckoning. At the occasion of the Battle of Badr, the Holy Prophet ﷺ said to the companions that the best cavalier of Arabia has joined us. The companions asked, O Messenger of Allah, who is that individual? He replied, Ukasha